wabye ufite 14 yego nibwo nabyaye wari ufite ubushyuhe bwari ubushyuhe byose kuko iyo atari ubushyuhe mba narifashe uba warifashe mba narifashe nta gufashe ku ngufu nta muntu wamfashe ku ngufu ni ubushyuhe ndabyo impamvu mvuga ngo ni ubushyuhe uriya muhungu twariganaga primaire nakana ko muri primaire nako yari afite 17 njye mfite 14 yakira umwana gusa arambwira ngo hari mu cyunamo arambwira ngiye kumuhoza rwenda agenda ndamuhoza pe muhojeje kiduka byarangiye uwo muntu rampaye ibintu byo kumuhanga nkunde tubane ntabwo umwaka ni rati narabitekereza so mugo ko yana mwiza rwe yari mwiza cyane ntago naye kumuhakana gute nanjye namukundaga yego ndabikuramo ndabimuha yego ndangije arambwira ati noneho ajya mu gihembe cye avuga ibintu numva aravuze ngo ikimana nashyizemo ntikivamo ariko avuga ndavuga ikimana nashyizemo ntikivamo ubu ntago byakuna ati itahiri ntago indiravamo amafaranga yatwaye n'inkweto byose n'ikote yabibitse ndamubwira ngo nsubiza ibintu byanjye ati none sinagusuzumye usuzumye iki kandi iby'Imana nashyizemo bitavamo mbona ahubwo ni natinda bari bunkubite buri umuntu byara mu rugo we yaje inshuro ebyiri ni kose warugakoze naraba hoza mu nkamezi abiri haza umusore rwe nawe ni mwiza abasore beza wagira ngo wagira ngo barabanterereje umusore araza tugisohoka gutya urabona mu gusohoka muri sare muvuye gusezerana mu murenge yego ahambye ngo dusezeranye kuzakura amenyo ndavuga se ndasezeranye ko nzagukura amenyo yego ndaseka n'abantu kuzankura amenyo numva ko ari nk'urwenya wa muhungu mwiza cyane rwose twasezeranye ivangamutungo risesuye byaye kabiri abana batarabi abagabo batandukanye wacecetse wivuga no kubisubiramo narakubiswe iryo joro yarankubise aranigagura nzana ibintu by'ibisebe byinshi njya kwa muganga mu bitaro ni umusore w'indaya cyane ni umugabo w'indaya pe man afite ubushyuhe noneho umugabo nkamuhamagara ngo atakambwira ati tikiye kujya Nyagatare ntago nayibona ariko afite ibindi arimo mubyara wanjye yaraje kunsura bakajya bahana amanimero kumbi niwe bibanira ubwo ndi Nyagatare mubyara wanjye wawe bwite yego kandi bamenyenye mubyara wa yaje kunsura nari mfite umugabo w'indaya yego ndayisaba nti wahamana we rero uyu mugabo namusize irindi ari mu kazi none se kari gukora ahubwo ari mu ndaya ndakwinginze kamwirukaneho jera niba ari Imana yabikoze niba irabikora niba ari byo byagenze nta kwezi kwashize umugabo baramwirukana burundu ahita ansanga Nyagatare ansanze Nyagatare rero noneho gufata umugabo w'irurindo ukamujyana Nyagatare abantu babo bose babashyushye ageze Nyagatare niba arasambanaga rimwe irurindo akajya asambana gatatu buri munsi nkamufata yafataga nka depo amushyira inshoreke zirya neza umugabo ndabwira ngo ngwino nishyuye bampa igipapuro ko nta kibazo batagomba kumufata araza yego ageze mu rugo abagabo n'abana beza koko arapfukama rwose aravuga ati nukuri nkazongera guca inyuma Imana ikazanca amaguru ninjye nawe aragenda ajya ku irembo afatiranga muntu yanjye niye bashyira muri mashini bashyizemo basanga ni ingaragu nanjye ndi ingaragu bakavuga ngo Elisa kandi mwanasezeranye yego ryakosa nyine riba rikunda kubaho aza umva atarwiyambitse atubundi umusore ati ndi umusore ati Imana ishimwe oya ati Imana ishimwe yego Imana ishimwe kubera iki ati none ati nta mugore ngira ati nge ndi umusore ati nawe uri inkuma tushatse wakwigendera ntago ndi kubyumva ariko se kandi system yibeshye warabyenjoyinga yego umugabo ati Imana ishimwe ahubwo ngo ati caho nanjye ndacaho none se ndacaho ndajya he intambara itangira kuri intambara mu rugo umugabo yari gitangaza yubatse urugo atarushaka ndayaza amamagara zikajya zimbwira ngerega ngo waranabyaye ubundi mujya kubyara kabiri ugashaka umugabo nk'uyu gute uvi inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza ahazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru
umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Nicyo nifurije buri muntu wese uduteze amatwi. Nitwa RWEME Mbabazi, ndi kumwe n'uyu muvandimwe yitwa Elisamani Shimwe, aturutse Nyagatare, avuye Nyagatare, aje kuganira n'abanyarwanda, aje kuganira n'abarundi, aje kuganira bumva ururimi tuvuga by'umwihariko muri kano karere kacu. Yitwa Elisamani Shimwe nkuko naimbaze kubikubwira. Elisa, tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza namahoro. Urakomeye? Ndakomeye. Nyagatare ni sawa? Nyagatare nta kibazo. Amata se aracyahindutse? Amatara hari n'ibigori birahari. Mugira ibigori cyane n'amata. Cyane. Yego. Okay. No kuri rwose. Ufite inkuru yawe. Wishime kugira hano. Nibyo? Nibyo. Ko mbona utishimye se? Niko mbameze na. Oya urishimye ariko nivugiraga. Yego ndishimye nta kibazo. Yego. Okay, ufite inkuru yawe rero. Inkuru yanjye. Y'ibyo waciyemo. Ibyo naciyemo byose. Harimo urushako. Harimo by'umweko ariko akaba n'ibindi byabanje. Yego. Byagenze gute inshuti yanjye? Mu rugo iwacu rero ndi imfura mu bana 7. Yego. Narize primaire gusa, ko nageze mu gatatu mpita mbyara. Yego. Mu gatandatu primaire. Mfite 10 yari 10 kuko narabyaye ntangira 15. Wabye ufite 14? Yego. Niko. Nibwo nabyaye. Wari ufite ubushyuhe? Urase bwari ubushyuhe, ako bwari ubushyuhe. Bwari ubushyuhe byose kuko iyo atari ubushyuhe mba narifashe. Uba warifashe? Mba narifashe. Ntawe ugufashe ku ngufu? Nta muntu wamfashe ku ngufu. Ni ubushyuhe? Ni ubushyuhe ibyo byose. Impamvu mvuga ngo ni ubushyuhe, uriya muhungu twariganaga primaire. Nakana ko muri primaire nako. Yari afite 17 njye mfite 14. Yego, yakira umwana wawe. Yakira umwana gusa arambwira ngo hari mu cyunamo, arambwira ngiye kumuhoza. Rwenda agenda ndamuhoza pe. Oh yes. Muhoza muhojeje. Umuhoza. Umuhungu anterinda turabyara. Banamufunga igihe gito, ari directrice wacu bikoze nari umwana, nkeka ko icyo gihe wacu ninjye muntu wabyaye haye ndi umwana kuko byabe nk'amateka. Directrice abijyamo banamufunga amezi makeya. Yego. Gusa atashye umwana babona ko basa nk'abamwemera. Iwabo. Papa wanjye rero yari umusinzi. Ari umusinzi yaza akajya ambwira narabyaye, akajya avuga ngo muri abagore 2 mugomba kujya muhaha. Umwana w'imyaka 15 rero kugira ngo ahahe byari kose. Yego. Mama agashoro njya mu isoko nkajya ncuruza bisanzwe. Rero uwo muhungu nawe yarashyushye, abateye umukobwa baturanye inda ariko baba ari abapfumu. Ubundi ngaho ariko baba ari abapfumu. Pfumu. Uwo mukobwa yego. Bana abapfumu. Rero mugende gucuruza ndi gushakisha kugira ngo nyine ngire mbone isabune n'amavuta. Yego. Uwo mukobwa wundi bateye inda angirira ishyari kuko najyanaga umwana nkamusiga nkajya mu isoko. Aho umuntu twacuzanyaga ukajya umusiga ku mugabo iwabo w'umuhungu. Yego. Nyine uwo ntabwo ari umugabo n'umwana. Yari umwana. Yego. Noneho ahereza umuntu twacuzanyaga impande yanjye, amuhereza byari byose ni nk'uburozi. Nk'inzaratsi, base n'inzaratsi. Iby'uburozi sinkunda kubyumva cyane, komereza. Yaraza arambwira ati bino bintu urabyisiga, uhamagara umuntu mwabyaranye, arahita gukunda cyane kugira umugore. Sibyo bwana nari mfite numvaga 15 ndarajya umugore gute. Ndisiga ndamuhamagara umuhungu, kumbi byari byo kumumpuza ntazongera kumvugisha. Umuhungu ndamuhamagara ndamusuhuza,
ahita nkubita ngo byari ibintu bari bamuhaye kugira ngo anyange arankubita ndiruka nkizwa n'abaturage kandi ari wamuhozaga ari njye wamuhojeje wamuhojeje se rimwe namuhojeje rimwe yego ihita ijyamo se ako kanya oya turi mu rugo iwabo kwa mama wiwe uhita utwita ako kanya ntabwo byumvikana niko byagenze pe none se mbwira Elisa wari ugiye kumuhoza umuhoza umubwira uti ihangane nyaboneka ubundi ahita njye numvaga ndi bugende kuko ambwira uze kumpoza njye kwiyamaga uze kumpoza ubundi twarandikiranaga ku gapapuro yego arambwira ngo uyu munsi uze kumpoza mu rugo nta barabahari ubwo numvaga ndi bugende wenda tukaganira twishima wenda dukora ibindi ntabwo numvaga ibyo kumuhoza ntabwo numvaga icyo biri bukore ntabwo neza ko icyo biri bubyare mwarakundanaga se twarakundanaga muri primaire mu wa gatandatu abantu bose babizi hari abari babizi yego natuze kumpoza rwose uragenda ndamuhoza muhojeje nese kuki wabyemeye ko umuhoza muri ubwo buryo none se ubu abantu babiri noneho abantu b'abana twari nk'abana yego ntabwo mwe nk'abana mwari abana yego umuhungu yari yagukoze ku ibere uri umwana uhita ugashyuha oya ni ukuri mboneho no kubwira abakobwa ni ukuri birinde imyaka ni mibi yari mibi cyane babyita y'ubugimbi ubwangavu kiduka byarangiye uwo muntu urampaye ibintu byo kumuhanga nkunde tubane ntabwo ugeze umwaka ni rati oya narabitekereza se umwuko we na mwiza rwe yari mwiza cyane ntabwo nawe kumuhakana gute nanjye namukundaga aho kubanza n'abana bagira urukundo ibyo ari byo byose birangira rero ubwo nyine ibyo bintu byisize ahita anyanga njye nayo biba birarangiye ibyo kunjya gusubizayo umwana kugira gute biba birarangiye bwa buzima nari ndimo nshakisha baza kumpa imari mu isoko ariko ndi bujyana ahandi hantu kure atari aho ngaho ndayijyana urugendo nagendaga nk'amasaha 2 cyangwa 2 n'igice ndagenda gurisha zari pavuro mu rugo ninjye wamenyaga ikintu cyose nubwo najyanaga y'umwana nta kintu bamfashaga no kumusigana gusa wenda bakamuha nk'amata bisanzwe ariko nta bindi birenze ku ruhande ndazijyana pavuro ndazigurisha 9,000 ndi kugaruka muhana abahungu 2 iyo wabyara umwana RWEME rero umwaka wa wagufasha neza umwaka witufata duhura mu muhanda urumva byarasakuje muri quartier umwana uko runaka yabyara umwana tuba turahuye narababonaga bisanzwe bahita bambwira ngo ibyo ni byo ufite mfite amafaranga 9,000 ndabereka ngo amafaranga uwo mungu yahita yafata yari umuhungu muremure w'ibigango ufite ibigango bifatika amafaranga ndayamuha arambwa tugende nkwerekeze aramperekeza ngeze mu ishyamba inzara twacaga mu ishyamba arambwanga amafaranga ndayaguha ari ukumpaye noneho wagira ngo umwaka umuntu arawuvukana ntabwo nigeze ntekereza kabiri wavuga ngo wenda reka ayatware nigendere ubuyobozi bwose no kubutekereza kuko nabusize inyuma nabusize kuri ntekereje 9,000 byari birimo ibintu byinshi nicyo gishoro nari mfite ariho ndakura isabune umwenda w'umwana iyanjye no guhaha mu rugo kuko narahahaga ko twari abagore babiri ko papa yivugaga koko rwe turaryamana mpitama kurinda irya kabiri cyane mfite 18 nyuma y'imyaka 4 inyuma y'imyaka ubwo ni 3 kuko njye narabyaye ngira 15 natwise mfite 14 ngira 15 nyuma y'imyaka 3 mpita ntwara indi iyo umuntu ntazi namubonaga bisanzwe utazi ntabwo nari muzi pe namubonaga bisanzwe nta tutavugana yari n'umusore w'ibigango ntabwo twari kukominikana naye na gato ubu narakuze narabyibushye turaryamana ndataha ama amafaranga yanjye yanze kuyampa icyo gihe yagufasha ku ngufu bira nagita ko mfata ku ngufu cyane bwa bushyuhe nyine nta bushyuhe nari mfite ahubwo cyagiye yamfashe ku ngufu kutatatse se nari gutaka gute mu ishyamba mo hagati turi twenyine uracecetse akora ibyo akora wagira ngo ntabwo nari nuzuye kiragiye ubanza ubwenge aribwo buri kuziye byose kuko icyo gihe yanyatse mu mafaranga arambwira ngo tugere nkwerekeze aramperekeza tugeze mu ishyamba mo hagati arambwira ngo amafaranga ndayaguha ari uko mpaye sinatekereza kabiri urabyemera ndabyemera ahita nterenda inda ndayitahana ngeze mu rugo hashize nk'amezi 4 batangira kubinuganuga papa ati ndagutema ntago wabyara kabiri hano nibaza aho ndajyana inda biranshanga igize 5 papa sohora ibyenda byanjye n'ibicyadita hanze
njya gushaka homba njya ku mukobwa inshuti yanjye ngezeyo ndamubaza ntantu twakuriyamo inda rwe yarahandangira nsanga ni umuntu w'umugabo ariko ukoresha amahembe yego nari mfite udufaranga duke amahembe yahise ibihembe nk'iby'inka ibyo nabonye bimeze nk'iby'inka pe yego noneho we ariko banza babeshya banza hari batanazikuramo ntago mbizi ndamubwira nti njya kuyikuramo nari mfite amafaranga makeya mu 3,000 mfite n'udusiripane nambaye arambwira ngo urampa 3 ibyo ufite na siripane ikote yego ndabikuramo ndabimuha yego ndangije arambwira ati noneho ajya mu gihembe cye avuga ibintu numva aravuze ngo ikimana nashyizemo ntikivamo ariko avuga ndavuga ikimana nashyizemo ntikivamo ubu ntago byakuna ati itahiri ntago indiravamo amafaranga yatwaye n'inkweto byose n'ikote yabibitse ndamubwira ngo nsubiza ibintu byanjye ati none sinagusuzumye usuzumye iki kandi iby'imana nashyizemo bitavamo yego mbona ahubwo ni natinda bari bunkubite mfata inzira ndataha mu rugo bari banyirukanye ndavuga se ndibaza ndajyahe nshaka umuntu undangira akazi andangira akazi njya mu kazi Igisenyi Mukamira nkora amezi 2 inda ifite amezi 7 ndananirwa ndavuga ngiye gutaha mu rugo nabashake no bante numvaga niyanze kuko n'ubundi umuntu ugiye byara kabiri ubundi nta umuntu ubufite uba wananiranye ngeze mu rugo nsanga gusa biroroshye barambwira bati noneho rero uyu mwana akimara kuvuka umushyiri wabo ndabyemera kugira ngo mpagume yego njya kubyangiza mirwe mbyara umuhungu ubwo numva nshaka umuhungu cyane yego indi amwana ageze amezi 9 nabyo mbyara umuhungu bibana birebye nsubiraho biranga hari ukuntu bakubaga bikanga basubirayo mara amezi 2 banyoza ntadoze yego umwana ageze amezi 9 kwa kundi nabyo ndi umwana abanyamakuru baraje ngo bicaho baza kuntuma aho rero ngo hari umushinga ugiye kundihirira uza umwana ufite amezi 9 wa kabiri umuhungu uwa mbere ubwo ari mu rugo wa mbere ni umuhungu n'umukobwa yego ariko nkabona biranabangamye mu rugo buri umuntu byara mu rugo yewe yaje yanjye inshuro ebyiri ni kose warugakoze nanagakoze n'amateka mabi ntago ari meza nubwo kubyara umugisha ariko ntago byabaye neza umwana agize 9 uwo mushinga numva ngo wantumyeho umudugudu ngo nzagiye kwiga twari kwiga duhembwa papa arabyumva ati uyu mwana amezi 9 ndashaka umujyani wabo kwasi yego ubabwire ngo nubwo papa wanjye babwire ngo narapfushije nawe napfusha umwana mujyana ari mutoya biraba bigoye njya ku ishuri ndiga ibintu bya hoteleri ndabisoza twarahembwaga mpitambura n'akazi umwarimu wagishaga amakazi anshingiye alimentation nkoramo nkozamo nk'amezi 2 haza umusore rwe nawe ni mwiza abasore beza wagira ngo barabanterereje umusore araza arambwira ati nagukunze ariko numvaga ntazashaka natekerezaga ko mu gihe mbyaye ari impanuka ntagomba gushaka numvaga ntazashaka ndavuga nti ngiye narabyaye mfite abana 2 abasore batera injuga umusore ahita ambwira ukuntu niba namfite abana 5 agomba kunkunda we arambwira ati niba babiri 5 ndagukunda ntabwo nabiteganyaga gusa ntekereje umusore umbwiye ngo tubane byaye kabiri ndemera tujya mu rukundo umuhungu turabana cyane umugabo n'umugore umwaka wa mbere urashira mbura umwana umwaka wa kabiri urashira mbura umwana umwaka wa gatatu ushize mbona ntabwo nari umurokore ndatekereza wajya mu barokore nkasenga umwana namubona ku mwaka wa 4 araza arambwira ngo tugomba kuyisezerana batazakuntwara ndagenda njya mu rukiko ndarahira ariko tugisohoka arambwira ngo dusezeranye kuzakura amenyo ngira ngo n'urwenya nageze mu n'urwenya tugisohoka gutya urabona mu gusohoka muri sale muvuye gusezerana mu murenge yego arambwira ngo dusezeranye kuzakura amenyo ndavuga se dusezeranye ko nzagukura amenyo yego ndaseka nawe kuzankura amenyo numva ko ari nk'urwenya wa muhungu mwiza cyane rwose twasezeranye ivangamutungo risesuye byaye kabiri abana batarabi abagabo batandukanye wacecetse wivuga
no kubisubiramo ubanza ntabwo byoroshye. yego Umugabo turasezerana birarangira, nkomeza gusenga imyaka 5 nashira. Hashize imyaka 5 wenda n'amezi nka3 ndasama. Ariko mu myaka 5 abantu badafite urubyaro nuko Yesu ajya rubaha. Nicyo kintu kigora kibaho. Nene honge nariraga ndira kandi ngiye mfite n'abana. Ariko icyandizaga we yarazaga byaba yanahashye neza. Uwo munsi akambwira ngo ubu bino biryo nakabihaye umusazi wo mu muhanda. Yego. Kuko umusazi we yaba yarambyariye. Weho umaze iki? Nkabwa senge ko nabyaye wabona rero utarabyaye. Yego. Gusa wenda akajya no ku ruhande kuko nabimenyaga akajya ku ruhande ngarebe akajya kwishakisha ngarebe ko gusa Imana ntiyanabikora ngo amubone ahubwo abari nje umubona. Ndatwita ubona we ariko neze kutaciye ku ruhande. Oya nuwe umwana nuwe. Ariko namubonye nasenze bure nukuri. Waje gusenga gusenga bigira umumaro. Ibyo gusenga subwo byaje bite? Nari nyine nagize imyaka 5 ntabyara. Narebye mbona nta kindi kintu cyankuru byari sibye Yesu wenyine. Kuko igihe kinini nahoraga mu maganya no mu marira. Nakubwo wagiye muri ADPR nkagenda mu byumba nkababwira nkabana icyifuzo bakansengera. Yego. Nkajya nsenga nkiriza ubusa nkagira gute? Imana irabyumva. Imana irumva cyane. Imana iramumpa. Ntwarinda. Utwarinda. Yego mu myaka 5 urishima nawe arishima birumvikana. Cyane nawe yarishimye ariko buriya hari ikintu nabonye. Umugabo ntago nzi ikintu kimunyura. Wabyara utabyara ku mugabo banza bingana. Aya. Imva impamvu bingana ndayikubwira. Inda yagize Bose gitwicanye no ndumugore. Mana yanjye abagabo ntago ari bamwe. Gusa hari abagabo beza n'abandi batanyurwa. Okay. Yego. Inda yagize amezi 4 umugabo agiye mu kazi ataha bwije. Ryafuha ry'abagore mba ndafuretse. Rwema ndafuha. Nubura cyafuha? Ubu ngubu ntago nafuha ikirande se. Komeza. Okay. Ndafuha yatashye bwije ndafuha namubaza uvuye ko bwije. Aturi kumbaza iki? Inda rifite amezi 4. Uri kumbaza iki? Gusa kumubaza ngo uvuye. Narakubiswe. Iryo joro yarankubise aranigagura nzana ibintu by'ibisebe byinshi njya kwa muganga mu bitaro ahantu bita Nemba. Ngezeyo barambwira ati umugabo tugomba kumufunga yakugize nabi. Mfite inda amezi 4 yakugize nabi cyane. Yari afite imfubyi yabanaga nazo 2. Ndatekereza nimvuga banyohereje ngano kuri one stop center. Iyo ugiye bagukubise niho bakohereza kugira ngo bakurenganure. Yego. Ngezeyo imodoka iraza ati ukajya mu modoka tukajya kumufata tukamufunga. Ntekereje ko mfite inda amezi 4 nabashiki be 2 tubana mbona baba sinabashobora. Ndeko nta nicyo nakoraga. Ndavuga nti mumureke. Ntabwo nemera ko mutwara nanga kujya mu modoka bati ngo genda bakuvire bisanzwe utahe. Namanze iminsi 4 ndataha. Hano wabyaye wamugana bari ikosi uramba nahise ntaho mba ntarabyaye mba nahise ntaha mubona ukuri ukagenda bakamufata byihuse. Yari yakugize nabi ariko yari yankubise cyane bishoboka. Yamenye koko arayakuye kuko akanwa kose kari ibisebe yananigaguye. Ndataha amezi 9 aragira ndabyara biba nyine amahoro. Umwana ageze amezi 2 gusa nkabona anci nyuma ari mu tunyanga. Yego. Umwana ageze amezi 2 ndatekereza ariko iwacu kari Nyagatare ko bagiye Nyagatare wamubwira natwe twa Nyagatare. Ndabimubwira biba amahira aranyemerera. Turagenda tujya Nyagatare nimukanye umwana w'amezi 2 uruhinja. Tugezeyo umugabo aguma ku kazi Rurindo gutaha arabireka ntiyataha. Gusa nyine najya nk'umugabo twe turanyaka bakambwira ati ari kumwe na runaka ni umusore w'indaya cyane. Umugabo w'indaya pe. Man, nta mugabo. Tubishyuhe. Noneho umugabo nkamuhamagara ngataka ambwira ati tikiye kujya Nyagatare. Ntago nayibona. Ariko afite ibindi arimo. Mubyara wanjye yaraje kunsura bakajya bahana amanimero. Kumbi niwe bibanira. Ubwo ndi Nyagatare mubyara wanjye. Wawe bwite? Yego. Bibani Nyagatare? Babanagira urinda aho yasigaye. Ku kazi. Yewe. Baribanira. Mubyara wanjye rero ari umunyeshuri. Agiye kumusura ajyanye ngimipozo niho nabimenye ngo ibintu bita imipozo. Imipozo rye ni iki? Imipozo ni nk'utuntu ushyira abakobwa bareshya. Amasaha amashanete n'indimu n'ibindi.
ajya gusura mubyara wawe ku ishuri kandi bamenyenye mubyara wawe yaje kunsura nari mfite umugabo w'indaya yego ariko na mubyara ntabwo yari yoroshye nawe aricyo ko ntiyari yoroshye bose bari bamwe mubyara wanjye arampamagara yagiye kumusura kumbe yagiye kumusura iyo mipoza amushyiriye yego kwa kundi abanyeshuri basohoka bagasohokana n'inshuti zabo umugabo wanjye ahita akunda uwazanye inshuti ye basohokanye umugabo ahita akunda inshuti ya mubyara wawe yego ava kuri mubyara wawe yego isaha ngo ajyanye n'ishanete nkayambika inshuti basohokanye bageze ngo muri dorotwari bararwana bati uyu mugore afite umugabo uyu mugabo afite umugore ni na mubyara wanjye ngiye kumuhamagara mbivuge barwanye nyine ngo isaha n'amashanete byabaye ibindi muri dorotwari barampamagara ngo ufite umugabo umeze gutya na gutya ndamaze ntese nkuriki murabinsubiza n'amafaranga yose yabahaye se n'ibyo mwakoze byose murabinsubiza icyo gihe ndababara gusa icyo nkundira Imana iyo uyibwira kumva tujya ko n'igihe nyisaba ibintu ngahita ibikora bikambera bibi nyuma ndayisaba nti wahamana we rero uyu mugabo namusize irindi ari mu kazi none se kari gukora ahubwo ari mu ndaya ndakwinginze kamwirukaneho jera niba ari Imana yabikoze niba irabikora niba ari byo byagenze nta kwezi kwashize umugabo baramwirukana burundu ahita ansanga Nyagatare ansanze Nyagatare rero noneho gufata umugabo w'irurindo ukamujyana Nyagatare abantu babo bose babashyushye haba n'izuba byo utagira ngo ni nkaha ngaha haba izuba riteye ubwoba ageze Nyagatare niba arasambanaga rimwe irurindo akajya asambana gatatu buri munsi nkamufata rero umugabo nkajya nahukana buri munsi yeza ngo ndavuga ntariko ibi ntabyo nkajya mbavuga ngo nta mugore ucyahukana ubivamo mbivamo kwahukana uravuga utereka nsangire reka none se wakora iki hano i Kigali hari ibyo tuvuga bavuga gese ndimo mu Kigali wisheya uzi icyo bashatse kuvuga ngo i Kigali turasangira yego niko hano i Kigali n'ukuri bavuga mwe nta kibazo ntabwo ari twese ariko ni imvugo nubwo byumvise ko basangira njye n'ubwa mbere mbyumvishe ntabwo nenze umugabo rero batamusangira uretse ko batamusangira ngo basigaye bamusangira ubu n'umugore uzi ubwenge ashatse yakwicara bagasangira mu gihe uri mu nzu yawe ni ukuri ntabwo ari ubwenge ariko ntabwo ari byiza pe ntabwo ari byiza ko se wakora iki umugabo akajya mu ndaya ukavuye mu ndaya nkakubitwa ariko ndavuga ntuko byagenda kose ni ugushinyiriza kuko ntaho ndi bujye kwa mama wanjye hariyo abana babiri ubyibuke ndafata uwa gatatu umujyaneyo nanjye wa kane ego ko nkumva n'ikizami umugabo abona akazi ahantu yacungaga ibyo kurya by'abanyeshuri yego mu kubona akazi ahita acyura umugore wundi utari wowe se w'abana batatu cyane rwose w'abana batatu ariko nawe wari uw'abana babiri ceceka ari uza abana babiri umusatsi uva ku mutwe ubyibuke rwema we aramucyura ariko ntiyamucyura kuno ngo mbimenye kwa kwanywaga inzoga cyane yashoboraga kurarayo yaza mu gitondo akambwira ati uziko bandoze ati nkisoma ku nzoga nahise nsinzira aho nari nicaye nshiduka bukeye yarazi kubeshya cyane yari umuhanga ahandi yanazaga yararanye n'umugore akaza akaba yananyoza simbimenye akanyoza njyewe nukuri kugira ngo ntabimenye agakora imyenda papa mukajya midusha agakoza kugira ngo nyine anyereke ko nta wundi muntu aguhakeye zazanje nta wundi muntu yanca inyuma ariko amufite yego ageze aha akajya agenda akamara iminsi 2 buriya umugabo rero niba araye hanze rimwe umenye ngo n'icyumweru kizashira ingeso nyine igenda ikura yego ageze aho mbona araraye icyumweru kirarangiye ndavuga nawe ko uyu muntu harya ni inzoga ngo baramuroze nageze aho nkajya mpamagara papa ni wanjyanye ahantu bavura umugabo wanjye ko aroze iyo ngo inzoga itasinzira agashiduka bukeye papa arambwira ati ariko uracyari umwana yakubwiye turagacucu sha uracyari umwana saha izi ngizi ndavuga ko umugabo yanywa inzoga agahita asinzira ariko nta kibazo ubwo nzakubwira ahantu tujya tumuvuze arandeka umugabo ashize icyumweru adataha afite uwo mugore ubwo ibyo byacungaga yafataga nka depo amushyira inshoreke zirya neza zibaho neza cyane uwo mu rugo aba yakanuye amaso yahangayitse yaza nanagira nicyo mubaza akambwira ati hari abana batoya usibyeho nashatse
warabyaye waravuyemo PS kandi koko ibyavugaga byari byo ngiye nkumva ko ubwo afite abana batoya ba 18 ba 19 kumba ari ku mugore w'abana batatu yego noneho ngeze aho ngo bimwe bwanga Imana irumva ni ukuri asengeka kumva usibye ko hari igihe usenga ibyisa bye bigahita biba ariko bikazana nabi nuko burakazi rero ndavuga nti wa Mana ubwo ntabwo usenga bayari ntabwo nsenga bayari iyo nsenga iranyumva irakumva yego ubwo bayari siyo usenga ikintu kibi kikaba oya hari igihe nabyo hari babyanayirambiye ntabwo nzi ukuntu bimeze yego ndasenga nabwo Mana wantabaye umugabo niba ari inzoga ukazimukuraho cyangwa se niba afite n'ibindi abarimo ukabinyereka jera nta gihe cyashize barampamagara aho yakoraga aturi umugore wa kangahe yego ndi umugore wa kangahe ndi umugore wa mbere ndi n'uwisezerano ati none iyi stock yashyize hano we yibiraga uwo mugore amushyira akamwibira amushyira yego ikigo kiza kubimenya yego ni nka Yesu wabikoze kuko bamufasha bijyanye bamufatira ku muryango ari n'abaturage abayobozi baje nyuma barabimenya barampamagara wa kangahe ndi uwa mbere ndanasezeranye kuvuga gusezerana rero ubu byishe yego umugore mukuru ni ugomba kuriha ibintu byose buri abagore bakuru bafite n'ibibazo niba bamufashe yakoze umugore mukuru ari ubwo urishyura nyine yego muba mwarabaye ngumwe tuba twarabaye umwe baravuga bati ugomba kwishyura bakora agaciro n'igihe yari amaze basanga ndi bwishyure 800 we yari yatorotse yagiye noneho sinahita nyishyura ndavuga nti rero ntago amafaranga nahita nyishyura reka mbyihorere aratoroka aragenda amara nk'icyumweru amaze icyumweru ndavuga nta kwa Mana ineneho ubu wamaye umugabo byaye kabiri mufatanye n'umugore aratorotse aragiye bari kunca 800 nyatange cyanyihorere bari kuvuga ngo aho bamubona hose agomba kwishyura cyangwa bakamufunga yego njya mu byumba by'amasengesho ariko bose nabisubiramo oya pe ntabwo nzasaba mu byumba by'amasengesho kandi urahabona ibyo wifuzaga nabibonye ariko nanone hari igihe ugiye bakakuvangirwaho ndagenda ngezeyo umuhanuzi arahaguruka yitera mu bicu atumva madani ndakumva cyane ati waruzi kuri ya mugabo atari uwawe ntego wa Mana we utiki none se umugabo utari uwanjye twamaranye 5 twabuze urugero turagumana atari uwanjye ubu umwana agize imyaka 10 atari uwanjye yego umugabo ati nyamara ntago ari uwa kandi turasezeranya tubikirwa rwe ntago Imana yarumenye mba mu masengesho mfite umujinya ndavuga nti niba ari n'Imana yabivuze reka mitamagara umugabo wanjye ya mafaranga nyarihe tubane ubwo nagira ngo bya bindi bivuga ngo si uwanjye biveho yego ndavuga nti duhite tubana noneho tokesha abazimu yego ubwo abazimu twajya tubatokesha umugabo ndamuhamagara dushaka amafaranga twishyure ko dufite akantu k'agatrasi turakagurisha 600 hari utuntu nakoraga mfite 200 ndayafatanya ashyiraho 800 ndayishyura ibihumbi 800 urabyishyura yego nafashe 200 mfite nakoreshaga hari utuntu nakubaraga twagushaka 600 nishyura 800 hejuru y'inshoreke umugabo ndabwira ngwino nishyuye bampa igipapuro ko nta kibazo batagomba kumufata araza yego ageze mu rugo abagabo n'abana beza koko arapfukama rwose aravuga ati ni ukuri nkazongera guca inyuma Imana ikazanca amaguru ninjye nawe nizere ko atacitse ariko ikomeza Imana subiye abikora ngo yace ntabwo yabikora nayo cyangwa nizere ko ataguciye inyuma kimwe muri ibyo nuko umugabo arapfukamye ndebye buri abagore dufite imitima yoroshye ndebye ukuntu gipfukamye ari kirekire yo nyiri cyiza kwa kundi wavuga yego ndamuhagurutsa nti nakubabariye nirengagije ya 800 nirengagije ibiki haguruka yego arahaguruka turabana nyine nta kibazo arambwira ati kugira nkwereke ko ntazongera kuguca inyuma ngiye muri ADPR gukizwa aragenda ajya muri ADPR asaba imbabazi mu rusengero yego reka da ashaka no kujya muri korali ariko ADPR kugira ngo bagushyire muri korali bisaba kuba ufite attestation de mariage barayimutuma haburaga nk'iminsi mike kugira ngo bamwerekane banamwakire bamwemerere yego aragenda ajya ku irembo afatiranga muntu yanjye niye bashyira muri machine bashyizemo basanga ni ingaragu nanjye ndi ingaragu bakavuga ngo Elisa kandi mwanasezeranye yego ryakosa nyine riba rikunda kubaho nje ntago nzi ko yego mu myaka 10 ntago nzi ukuntu ntasezeranye ubu ndeba ngo ndi ingaragu hari n'usanga nk'uyu Bahati ushaka gusanga agiye
nawe muri systeme agasanga warasezeranye kandi ubu ngubu ni ingaragu ayo makosa abaho njye ntago nari mbizi rero aha yego baramubwira ngo uri ingaragu nayo Elisa ni ingaragu yego umugabo yahise asohoka aza umva atarwiyambitse ati ubundi umusore ati ndi umusore ati Imana ishimwe oya ati Imana ishimwe yego Imana ishimwe kubera iki ati none ati nta mugore ngira ati ngende umusore ati nawe uri inkuma tushatse wakwigendera ntago ndi kubyumva ariko se kandi systeme yibeshye warabyenjoyinga yego ariko biriya bintu n'ubundi iyo mutasezeranye bisaba ngo umufate mwongeye musubire gusezerana oya ntabwo mwongeye gusezerana mujye kubikosoza kereka kwemereye nyine kwemereye ntago yabyemera ku mugabo wumvishe ko mudasezeranye ntiyabyemera yego umugabo ati Imana ishimwe ahubwo ubu ngo ati iryo joro mbona mucaho nanyicaho yego ati caho nanjye ndacaho none se ndacaho ndajya he intambara itangira kuri intambara mu rugo umugabo yari gitangaza yubatse urugo atarushaka yaricujije ibyo byose yego nkeka ko yicujije kuko abana banjye bajyaga baza akajya avuga imyenda byanjye bizaze nkumva birambabaje cyane yego kandi koko ntibaze ntago nyine wumva umuntu akubwiye ngo imyenda byanjye bizaze bitubabuze kugira ngo batajya baza umugabo amakimbirane aherabwo ubwo mvishe ko ari ingaragu yego ndakubitwa ubuyobozi bw'aho ngaho bwari bwaragowe buri munsi bukaza gukiza Elisa na runaka undi ingaragu genda rwembonye inkoni zenda kunyica ndataha ncaho ndataha yego ngeze mu rugo nsanze y'abana babiri yego njyanye n'uwa gatatu nanjye wa kane mu rugo mfite basaza banjye rero aho umuntu ujya mu rugo rero yanashatseho afite n'abana ni ikibazo ni ikosi musaza wanjye akajya bambwira ngo twebwe ntabwo tuzamera nkayo ngo tubyare ngo nk'inzoka ngo dushyire ibinyendaro rero ijambo ikinyendaro ni ribi pe rikambangamira ntirinakwiye yego gusa nkabona nibyo nkavuga nti wa mugani abantu bane mu rugo ntabwo byoroshye nza kuganira n'abana banjye ni bakuru umwe yarasoje umukobwa segonderi yabonye n'akaburusi usibye ko ubushobozi bwaranze bwo kugira ngo ajye ku ishuri bugomba kuboneka Yesu nabikora Elisa rwose Yesu akorere mu bantu bari kumva yego ikomereza inkuru yawe ndamwicaza uwo mukuru nyine wasoje yego ndabwandiko ndebe ibintu bitameze neza kandi urumva abantu iyo bari gukura baba babibona yego ndavuga dukora iki mfite mubyara wanjye utari wanda gucinya inyuma w'umuhungu ndamubwira uko bimeze ndabwira ni basi mpaye inzu mbone mvuye mu hano mu rugo umva musaza wanjye yatangiye kumbwira ngo ibinyendaro byawe ntabwo nge nzabyara nkawe nshyira mu rugo arayampa njya gushaka inzu mbwira abana banjye ngo nibaze uwo nguwo wasoje rero yarigaga yari atarasoza njya gushaka icumbi ntangira ubuzima bwo kwibana n'abana batatu yego niba hari ikintu kigora ni ukurera abana wenyine utanabwira rero aho njya n'umwaka wanza navukanye umuvumo oya nta muvumo ntukanabyature kwatura ibintu ni bibi nuko ururimi rurarema urabyibuka ko waremye byinshi ibyo rero ntuzongere ntabwo nabyongera ntabwo wavumwe bisubiremo uti sinavumwe ntabwo navumwe oya nibyo vuga uti ndumugisha oya nibyo kandi ibyo watuye nibyo byo aha ikomereza abana turabana ubwo mwana wa kabiri nabyaranye n'uwo muntu dusa nkaho tutari tuziranye ubagiye kujya mu wa mbere segonderi yego abana turi kumwe ubwo nyine iwacu twahavuye kubera nyine bitari bimeze neza rega nubwo nabye ndi umwana ndi umugore uri umugore byo ndi umugore yego ngomba no kwicara ingaruka zose nagize ukazirengera nk'umuntu w'umugore none no kuvuga nk'umuntu w'umugabo icyo ushatse kuvuga ni iki nk'umuntu w'intwari yego abana turagiye dushatse aho kuba mbana nabo umwana ariga arasoza by'amahirwe abona buruse araza ubu turi kumwe turicaranye ubwo n'uwo nguwo wundi wa kabiri ejo ndazajya mu wa mbere segonderi yego ariko kugira ngo njye nabo ubuzima nyine buragoye ni danje uwa gatatu se we angana gute uwa gatatu afite imyaka 11 agiye kujya mu wa gatatu wa mugabo yego bivuze ngo mumaze igihe kinini mwatandukanye rero ntabwo ari kinini cyane ni nk'umwaka n'igice ntabwo ari kinini abana banjye kwicara gusa ndizera Gerard ndizera niyo nicanye ndavuga nti mwese muziga ayo ntize ngewe nkeka ko bazayiga kandi bazayiga
cyane ni ukuri cyane bazayiga kuko ngo nubwo abanyaburuse akaba nta bushobozi ariko nzi ko buzaboneka. Yego kandi shabwo ufite abana beza cyane. Ufite abana beza rwe beza cyane. Ubwo urumva yikundiraga amabogari abagabo beza. None se amabogari rwe uyu wanyuma uyu wanyirukanye ubu yazanye umugore bwo byanarangiye. Yego baranasezeranye. Ntabwo bari bagiye gusezerana ariko byanga bikunda mba numva bavuga ko bazasezerana. Ntabwo ufite amafoto yo mu murenge kandi n'ubu ni kwereka nta kibazo. Yinyereka usibe kuyerekana kuri kamera. Ntabwo nyerekana. Uzi se ayo mafoto uragenda ukayerekana ukavuga ngo hehe ku murenge. Ego cyane ku murenge wanyu aho mwasezeranye. N'ubundi se katakwemera ko twasubirana. Oya guma no kwita ariko ku bana n'umwana ndi kuyareba gira gutya ndebe dore bari kurahira disi bagifata ku idarapo ni na kera. Ni kera ni boga rukatsindwa. Ego ko ntabwo mututse ariko mw'ikinyarwanda. Yego nta kundi umubyeyi ashobora kukubwira ngo ngwino ka nyagowe yari mwiza nako nasanze nasezeranye nayo kubera ko wagira ngo muremure n'urwego muremure cyane. Ukuntu areshya namubonye nkeka kana gusumba ibyo ari byo byose. Basa rasumba. Yego ko Yesu yararangiriye neza. Ayo mafoto wajyana ku murenge mwasezeranyeho. Inde nande wowe nyine ukawuti rero twarasezeranye ariko twagiye mwirangamimirere batwereka ko tutasezeranye. Ni gute ibyo bintu bimeze gutyo? Bamfasha iki? Bakigufasha wozajye ko bita etat civil wo mu murenge wanyu waho wasezeraniye. Umugore uti ibi ni ibiki ko iki byakozwe gutya. Yego ubikosoze bizatuma ureklama n'uburenganzira bwawe nk'umugore mu rugo. Uwari umugore mu rugo niba yaragusenze agusende mu buryo bwemewe n'amategeko. Niba ari ibyo mugabana mu bigabane, niba ari inshingano ugomba gufata azifate. Amategeko amutegeka kubifata. Uzikomereza inkuru yawe icyo wacyumvise. Nacyumvise uzabikora. Ubwo nyine turi mu nzu y'ikode n'abana batatu. Yego mu bana byaranye nabo kandi bakongera kuvugana navumwe. Nta muntu nahamagara ngo umwana akeneye ikaramu. Muri abo batatu bose mwabyaranye. Yego ujya nimero zabo se? Ndazigira. Mujye muganira abo urumva usabagana nabo abo bambere wawundi muri primaire ntago tuvugana byararangiye. Si umuturanyi se? Oya nabirurindo nge nagiye Nyagatare. We wagiye Nyagatare. Bo babirurindo ariko niyo umuhamagaye barantuka. Batiki abo bana bohereze tubane nabo. Abana wabohereza se? Ntabwo usije ko nabo batabyemera. Baravuga ngo bana bamukase ngo ntabwo babishobora. Bashaka kubana mama wabo. Ubwo rero kuba mu nzu n'abana batatu. Naho mugaye nagashona nari mfite nagatangiye umugabo ubwo ngo n'uwanjye ndamukunze ndakamuha yishakira undi aranyanga ariko Yesu azabakuza. Uretse kuvuga Yesu we ntabwo ugize ujye kurwana nawe umuguti ni gute uzanye umugore kandi ari igihe umugore wawe? Naragiye ibyo byarabaye arambwira ngo nzajye mu mategeko. Uzagiye? Yego arambwira ngo uzagende ujye mu mategeko ujye kurega. Sinshaka kongera nawe uzagenda urege icyo bazantegeka nzakora icyo. None se ubundi mujye gushakana yari yakubwiye ko gukunda? Ese rwe wajya kuba n'umuntu ataguye ko gukunda? Harimo abantu babana batakundana. Urukundo ruruki? Ntabwo mbizi. None se uhuye n'umuntu aguye ko gukunda ibyo kwereka ko ubibona ko gukunda. Yego ese ubundi ubwo kukundira gukunda ahubwo umugabo iyo mubanye araguhaga hakaza abana batoya. Nakubwiye ngo Nyagatare habaye ubushyuhe bwinshi habaye n'abagore bashuka abagabo. Uragenda urumva umugabo byahindutse mugeze Nyagatare cyane. Ubushyuhe buraza umugore wa Nyagatare ni teretera. Oya yego yitereta umugabo wawe nabwo bushongore bw'ubonye. Umugabo rero bikarangira baryamanye. Noneho iyo umugabo rero yageze mu bandi bagore we sinzi akabona abonye ngo umugabo agiye mu bandi bagore ngiyaje abona uri nk'impyisi cyangwa ihene nibanza arataga akabona. We yakonaga gute? Yambonaga nk'impyisi yani kweri bizongeza we y'Inyagatare. Yego none hafite defo yo kujya gutereta nk'umugore. Yego agahita amubwira ngo nashatse n'umuntu wabyaye kabiri. Agahita amubwira story zose. Yego yawe ako kandi umva birambangamiye.
aka kantu si sawa. indaya zampamagara Komera hoya komera kira kantu akira komera abantu bumva agahinda kawe twivugiye dutebya ariko uyu muvandimwe arababaye. Ikomerere sha komera indaya zampamagara zikajya zimbwira ngerega ngo waranabyaye ubundi ngujya kubyara kabiri ugashaka umugabo nk'uyu gute. Numva nyine Imana ibintu yankoreye nubwo kubyara umugisha ariko biragoye. Yego Kubyara biragoye cyane. Yego Noneho iyo muhamagaye wenda agira ngo agira icyo amfasha kuri wowe. Yego Arambwira ngo ntago ari nje bajya kugaburira ibinyendaro. Ejo bundi nibwo nabwiye abana banje ntabwo ntabwo nzongera kumuhamagara na nimero ze yenda zisiba ntako nkuko bimbwiye nzajya ku murenge ndebe ko urekera mu burenganzira bwawe cyane niko bizagenda. Nukuri komere wowe umugore w'intwari sibyo wumva wafatiranwe ukiri muto no kugeza uyu munsi ugifatiranwa ahubwo banza genda ntazagashira ufunga amarembo amfunga amarembo kugira gute ufunga amarembo y'abagabo se none ubusaba nabonye ntibahagije nawe byibaze kugira ngo kuko bibaho undi ashobora kuza akagutera injuga akamfasha ikisi nta kintu mva yamfasha ngayo nguko rero ngayo nguko iyo ni inkuru yawe ni ukuri wumva muri kutwumva muri kano kanya ndabizi ko bagukunze benshi sibyo wumva yagufasha nk'iki Elisa umuntu uri kunyumva ikintu yamfasha uriya mwana wanjye akajya kwiga wabonye buruse uriya wabonye buruse yego akajya mu ishuri umugiraneza wabona anabishoboye akananyishyurira inzu nk'ubu maze amezi abiri azuzura ku wa gatanu ntari nishyura hakunze ko Yesu azabikora nkabona ubwishyu. Yesu ari muri iki kiganiro uza kano atabeshya avuga inkuru ye neza baramufasha. Yego ku wa gatanu nibwo amezi abiri azuzura nta bwishyu mfite pe uri kunyumva afite ubumuntu yamfasha akanyishyurira inzu n'umwana wanjye akajya ku ishuri yego ese abana ntabwo byigeze bibagiraho ingaruka ibyo bintu byose waciyemo ntabwo byabura yego hari igihe njya kubona nkabona nyine baricaye barigunze akwira nkabwira ko bizamera neza yego Yesu ashobora byose yego njyana n'amahirwe iyo mbabonye ari bakuru nk'ugiye kujya mu mbere segonderi uwo ni umuhungu afite igihagararo kirekire cyane ni muremure cyane arakabije njya ndeba nkavuga ntibyanga bikunda nzabona umugisha yego niko mbitekereza ujya niko bizagenda yego umuntu uri kunyumva rero Imana imushoboje yamfasha nkabona n'igishoro yego nkabona icyo gukora nkatunga abana. Naha dusoreje ikiganiro inkuru yanjye hamwe na Elisa Manishimwe mwumvise muri iki kiganiro abantu muhemuka abantu mwanga urubyaro mwabyaye abantu mudafasha amaraso yanyu ibyo bintu ntabwo ari byo mubabaza imitima ya benshi. So nadusoreje ikiganiro inkuru yanjye Elisa agiye kuvuga nimero ya telefone ye ubundi duhita dukomeza mukomezanye nawe muri komanteri mumubwiye ngo komera mumuhamagare mubwiye muti komera mushyire komanteri niba mugeze ahangaha muvuge muti Elisa twakumvise turaguhobereye sibyo komera ariko haboneke n'imfura zimubwira ngo akira amafaranga ubone icyo gukora ubundi utunga abana. Bagize neza cyane. Vuga nimero ya telefone yawe. Nimero ya telefone ni 072 366 286 384. Urakoze Elisa Manishimwe. Nawe murakoze cyane.